turabashuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe. Nizere yuko mumeze neza, Imana ikomeje kubarinda, kandi abatameze neza reka mbihanganishe, babwire ngo muhumure, Imana irahari, ejo izabigenza neza. Ngarutse nje kubabwira message, nagiye kubona mbona intebe y'Abanyafurika irakuze isumba iy'abazungu, Imana irambwira ngo umunyafurika agiye kuyobora isi, niko Imana yambwiye. Kandi nagiye kubona mbona igihugu gituye ku mutwe w'isi, mbona kigwiriwe n'ibyago, ku buryo hapfuye abantu benshi cyane rwose. Imana irambwira ngo musenge. Kandi Imana yarambwiye ngo muri East Africa ntago inzara izigera ishira, keretse igihe hazazira umunsi wa munani. Umunsi wa munani ubwo uzaza, nibwo imvura izagwa, isoko yari ishariye igakira. Gusa abazanywa ku isoko nshyashya cyangwa ku isoko yakize, kuko iyo soko ishariye izakira. Abazayinyweraho gusa azaba ari bakeya, kuko iyi soko yishe abantu benshi bayinywereyeho, ndetse uwayegereye wese yaramutembanye. Imana irambwira ngo musenge. Nibwo hazaza igihe cyiza cy'umunezero, ndetse inzara igashira rwose pe. Icyo gihe injangwe izasangira n'imbeba ku isahani imwe, nta kikanga ikindi rwose.